types zanjye z'aba baby ziri mu Musa ari umukecuru ugira ikibero. nawe uyu mukecuru icyo kibero cyane amaze ndabiyo ni kama nago wanyemera bose shawe nago nakwemera kubera ikize nago nakwemera kenda akana keza nyine urakana keza ubwo uvuga uti ndi umugabo mwiza none babana nambaye afite imyambaro idasanzwe hagaha none n'utwara yavuye muri salo aradusiga ino yitwa ndagifise yitwa ndagifise wakina reka da reka nongere guhereza ikaze kwa Fanny Show Unity Bless na none T-Boy TV Swede Brothers the body mu class ya Kubahuka top ambassador sound the machine the mic Liz one Liz your blessings of a blessing the top was la Mr. Hamberman ni tukushaka ni wa muhungu wasizwe afite mu number 1 of the mic ubu ni wa muhungu byanga bikona neza ko imana amaze kunyera umugisha nigendera neza kuri gatanu hano turira turi Kicukiro ra kamera maze kuza kunyibutsa ngo ntaza kuza kubwo twahashiduka naba ninje muri location nshobora ko wenda ntazi iyo ariyo neza ariko byanga bikunda naho bita kuri jaride ariko aho hantu byanga muri barahazi ahantu nkaba nahaje mpamagawe na mama Wabapampe yambwiye neza yuko ngo ashobora kuba ngo yaje kuganira n'umufana wiwe ngo ukomeye cyane ariko nkaba nifuje ko iyo big iyo nkuru ushobora kuba najya gute nayikavaringa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi turi kugenda tumanuka neza cyane 5 uraneza ko hari na chatasi na tire mu buryo bugiye butandukanye manuka gake ubundi bashe kugira gute namubona cyangwa twashe kuba najya gute namugeraho ariko ndi kureba hari imbere nkabona ashobora kuba ari we byanga bikunda yicaye impande y'amazi yicaye impande y'icyuzi rwose byanga bikunda ashobora kuba ari kugenda bikurikirana cyane 5 bari bwabo batabuzima ari imbata nzima cyangwa se ari ubundi buntu bundi nshobora kuba ntazi ubwo ari bwo ariko reka mbashe kuba nagira gute cameraman umfashe nubwo mbona uri kuzuminga cyane ariko umfashe tubitware gakeya rwose gake kugira ngo tugiye gute tugende tubimanukamo neza cyane 5 kuri 5 mama wapajya mpaye amakuru ya Samsung wakinwe nago njya ntinda je ahubwo numvaga wani amakuru mfite rero ni menshi kandi mashyashya yewe urabizi nago mashyashya urabizi nago njya ntinda rero kubyangira no kagitinda mu bintu ubikora vuba fast bikora vuba nkuje aya muhugira iki bikora vuba nkuje umuntu ari guswera umusazi burya ngo iyo mutindi yahita bivamo ngo bihita bijabura akaguruka utazatuma uneza abo dusengana kandi kuza kumfasha nago abantu musengana kuza kumfasha abantu musengana ntabwo ari bo dusengana ngiye kabere maze kuza kumfasha umuntu wese agira itorero ryiwe ufite style ndi kubona hanga ndi kubona uri kwitereka inzoga hanga ariko ndi kwitereka inzoga hanga banzureke gato uri muranywa inzoga hanga ariko uko ndi kubibona uri no kunywa n'iyindi pfunduye ese ipfunduriye hari umuntu nagejeje afite umukunzi wanjye nagereje hano niyo mpamvu ipfunduye washyuhashyujwe numva merwa ari kundya hari abatipe buranga abahungu baba muri ghetto ngo yategereje umukobwa muri buza kuza kumugeraho saa 9 wakoreka nanjye rero negereje saa 10 zigera mu gitondo bari kureba kuri phone ngari no guhamagara yabyihorere naje hano urabona hari ubusitani bwiza hari amazi turanoka ntegereje umukunzi neza umwuka umuntu uri ufite ubwuzu bwinshi nashyuhashyushye gusa washyuhese ubwo shyushye igice cyose icyo hasi icyo hejuru hose ntegereje umukunzi hano mwino jaridi tuhita tujya pisine koga kirakitu niyo mpamvu mbona nica nduva ariko ahangaha byanga bikunda muri abeshya abanyarwanda n'izi inshuti z'u Rwanda hano ntago mwaje koga ahubwo mwaje gufata akayaga kawo gusutse ntunegeke ko nsanze ahangaha icyo nkora ndakizi neza amazi wayogamo kubera ikizi ni nayogamo n'ibishuhe byoga nta kibazo niba ubona ntayogamo barogamo ibishuhe nago wabidukora kandi mbibakora njye urabizi kare nageza kuguhamagara nkubwira ko byibuze nifuza ko turashaka kuba twaganira urambwira ati nyaboneka muntu wanjye hari umuntu ngiye kuganira we kandi uwo muntu arakomeye nawe ugati sarakomeye gutambwa ati ngiye ni umufana wanjye ariko twamenyanye ku mbuga nkoranyambaga ntabwo ndamubona amaso ku maso ariko mbwe kafite surprise ariko nifuza kwereka abanyarwanda ubuzima bwanjye bwa buri munsi uri kumva ubwo ninjye mama papa uri kuvuga ati nifuza kwereka abanyarwanda n'abafana banjye ubuzima bwanjye bwa buri munsi nifuza ko wahagera ndahageze uwo muntu wawe ndamubura
umuntu wawe hari ariko ukuvuga ngo uramubura kumufite ubwira niwo mukunzi we ko ari nge mukunzi we wegera amatsiko yo kureba iryo video wari wabana nambaye gutya najyaga mbone wese nambaye na mini wakina cameraman yagize umfashe neza cyane andebe umfashe nambaye afite imyambarire idasanzwe hagaha none n'utwara yavuye muri salo aradusiga ino yitwa ndagifise yitwa ndagifise wakina reka da ibigaragara buri wese wanya nambaye gutya n'ubwambe n'urukundo ruri kubinkoresha mbambaroga n'ubwambe uru n'urukundo ruri kunkoresha ibingibi mbambaroga n'ubwambe mbonye wambaye gutya huya ntago ari nge ndi kubyikora byatewe n'urukundo mwana ntago wabibona nirwo ruri kubinkoresha wakina none se ugatanye gukunda umuntu utaramenya ariko kumumenya tuvuganira kuri phone urumva tuvuganira kuri telefone nkumva iryo jwi narikunze niryo nageje kugeza igihe rizazira rikangera ibikuriye mu isura yawe se wumva ari umuntu meze gutereka reka nkubaze hari igihe ngukunda umuntu ugendeye kwijwi datuma nifata nk'agakombe k'abana hagiye ukunda umuntu ugendeye kwijwi ugasanga uko wamutekerezaga ntabwo ari ko ari ibyo ngiye byose bikuri ari umujama ari boga ruterura ibyuma nanjye niba ndi gushaka kureba twakundanye kwijwi gusa tugahamagara nta nkumva iryo jwi riraryoshye riratuje nayo ndavuga nti kama mbambaye nasanga ku mazi muri jaride ihumura nemeye ndahategera kujya mu mageri uravuga tuko byagenda kose ugomba kubikurikirana ndabikurikirana n'ubu ndahamagara nkumva ijwi ririmo riraza risanga ntakunaniza dore yicarira urananiza urabona ndi umukecuru ko wananirwa abakecuru ukajya usakuriza yicarira kuki umbwira ngo urananiza agasuzuguro kawe nshaka ko tuganira twicaye sikano Wabapampe uyu munsi ntago ndi bugukire n'ukuri kw'Imana ariko urangiza uturabero wakozeho waduteye agafondo ati ndabona babaye akayobera kubirya abantu basanga bakuzi wari igikara ariko washizeho agafondo te akayobe hari n'ahandi utarabona sigura hari buba n'umukunzi wanjye wenyine kubimera nawe harakebye hatari umva harepiye ubwo uratiza ko afite nk'imyaka nk'ingaho ukurikije uko wumva ijwi imyaka afite sinyisi kuko siniyamubaza imyaka ntago wabikora waba ukunda umuntu ukajya kumazanga imyaka urabanza ukamureba wakino urabanza ukamureba ukavuga uti n'uyu nguyu cyangwa si we ariko nizeye ko nawe hano uburi uko byane kose nta butubuzi nanyitaba ngasanga ijwi ari ryo ndavuga nti sanga hano nisanga atari ryo ubwo ndabona ko yanuburi reka nkundwa na benshi basanga ariko ashobora no kuvuga ngo ikintu cya mbere cyo nkundwa na benshi basanga hari buzemo ikindi kintu kigahurura atari we reka da noneho ko numva ibya bishobora kuba ari wenda ari ugupapa ibya no gupfundikanya oya ntago ari ugupfundikanya no gupfundikanya sinjya mpfundikanya no gupfundikanya reka jya wemera kubera ko nemera umva jya wemera wemera umva kugira impamvu ugomba kujya wemera ukajya unyemeza nanjye ubwanjye nariyemeye ko undi umugabo nanjye ubwanjye nariyemeye cici urumva kubikora nanjye ubwanjye nariyemeye igiki cyaheze ntabwo cyaheze gukora ndi gutekereza neza ko ushobora byanga bikunda ese ko mbona yanze uri kwimaramo ariko umutungo mfite urawuzi none se niwe uri kumugurira cyangwa arakugurira ni ngiye mugurira ari njye mushaka nanjye bazakumva oyazi ubwo mutangiye guhurura nyine ni ngiye mugura kuko ari ngiye namutubije ukanamugurira ega mani niga ibikomeye urukundo burya urarugura cyangwa ukarugurira kuko ari ngiye mushaka niwo mushaka byataye bazakume nanjye gusa nawe utangiye kunshaka amaze ndebe iyo nigama njye ntago wanyemera bose shawe ntago nakwemera kubera ikize ntago nakwemera kikenda akana keza nyine urakana keza ubwo uvuga uti ndi umugabo mwiza none urakana keza nupfe no kuvuga uti ndi umugabo mwiza urakana keza kitonda kandi ntago ngiye nkunda abana iyo upfa kuvuga uti ndi umugabo mwiza bagusanzemo rutana n'ubwanwa agira ibibazo usanzwe kuri ibyo bintu umugabo utagira ubwanwa bawe ntabwo teretara kwameje gucuramisha nabo musaka mu gice musiga uraruhagaze siga urarimo araza we mfite amatsiko kandi mfite amatsiko ese byanga bikumbwiza ukuri mwavuganye sanga ndi kwibaza ko isaha mushaka mwavuganye ukaba waje kare washyuhashyushye oya kuza kare nuko ari ngewe nanjye nari mfite ikibazo oya washyuhagujwe ariko sindi kwibaza iyo ushaka ikintu ushaka uragitegereza washyuhagujwe ikintu cyabayeho ngo nashyutswa ahubwo ngo wagize ute nashyutswa uvuza ko kandi mpita nibukaje mu minsi imbere twaraganiriye nawe
utangira kumbwira kuntu ngo umujingo wazanye mujama akagutera bikarangira ngo umugabo ngo umwana wese atangira kwikoma cyane narasutse ndavuga ati mwoka byara uyu uze kunyicira ubu nago nakwicira ubu umunwa ngo ngubwo se nkone gasanze ibyo bintu turimo tubivuga oya turamucira kujisha aba hari amabanga y'abantu basanzwe baziranye reba nka buriya tungutse agasanga uri kuvuga ngo barandongoye barakugize gute kubanzweye yahita avuga ati cya kintu nari nizeye bakimazemo bicyane kandi nini kanjye mwana mubwiye ko ndi umwana muto cyane none se mubwiye ko ufite imyaka nk'ingahe ukwica uko mujya muvugana uwo mubwiye ko ufite imyaka nk'ingahe ukurikije uburyo tuvugana imyaka kataza kubyumva twongore narayimutsembye nabwiye ko mfite 22 hawuze gatungutse bari ngeze igihe cy'uburongorwe ugeze igihe cy'uburumbu ariko uvuga ibifuti gusa ukivugana akantu kubinyarwanda na kinyarwanda ko burumbuke kuburumbuke se ngende ndibiki kubuki ngo kuburoki ngende uburyo nago nduburumbuke ngeze igihe cy'uburongorwe ase wakintu wajya uvuga ikinyarwanda kivuga kuvuga ibyo bifuti nirya utavuga ibishego nirya nago ikinyarwanda mvuga nicyo nize ariko kibazo nawe ujye uvuga icyo wize Agasore nguki nawe ujye uvuga icyawe ngeze mu gihe cy'uburongorwe birakaremo byatari ngeze mu gihe cy'uburongorwe by'uburumbuka naka mbese harumbuka ibishyimbo harumbuka imyumbati cyo nuvuze uberuka rya baba beruka ryarese n'ubundi umva mbishaka urayita umutama naga namuhereza nakubyanga bikunda icyo kintu wenda umushaki aramvumbura iki nukuri aramvumbura nagize gute nyiraza ko nakora icyo kintu wenda ugira gute umushaki nese ubundi we wamushakira iki neza araza kumpingira araza kuntekera nicyo mushakira nyine waruzi ko ari igiki bazo rero naza kuza kubona ko ikintu wenda umushakira akakucisha misha akakuvuga ahubwo gira mama kare maze wageze ndashaka kumubaza anageze man reka ahubwo se fone ari wana yifite ubwo siwe nitabira yayifasha zamura vene kumva ibyo se uya wikupa zamura ariko nkupa unyivangira mu bya shari ngowe byo byiwarere ahantu ndahubwo manuka ahantu hari jaride nziza irimo umuyaga ahantu ku mazi sawa sawa sheri fasha no telefone reka ngo fasha ikintu kabyara kunzi wawe ibyo bintu kabyara ngo biri kugushaka kuza gufata urundi rwego man uwiteka waramye ibiryoshye ese baza kwanze ubengeze imbere akwanze anyanze ariko uburyo mbamagaze ubwiza amagaze ubuyanyanga gute none mwambara iyi mini aho ngaho ubwiza mbamagaze yanyanga gute ariko ikibazo iyi mini yawe wambaye washizemo umugondo naga ari mini ni ikanzu kamera zo umenya ko hari ikanzu ubwo ukunze waza kuza reka zo kuza iyi mugondo bayibogera ngo naheza buri ariko nawe urarunguruka nese wagera ngo nyise nge nago naheza buri nago njya nshaka ka tangiye gutuma nkora araguca mijisha gucisha mijisha ko se acisha mirisho aricisha washaka nubundi ndashaka ari nyuzamo nanjye ari birenze ava buko wese uratumiza indi byeri cyangwa urakomeza ziba zihari man murasa komeza yampaye kimwe kabyara yewe niko shari wavuze ngo neza ni sawa kumudahoberana nk'abantu bakundana kumanya ariko mabara utabishaka ntago nakaga kugobera reka muhobera nk'abantu bakundana masaya kagitama ushaka kumvuna kandi nakaguko akanze uretse gato cyangwa yagize ngo harimo kaburo yes turacamo finally rero turabona amaso ku maso kabaheze kubera ko njyewe byanga bikona njyewe byo kwicara ntago mbimenyere shaka ubuturuka kure kubera ko nakira umuntu wawe tuva kure nakira umuntu wawe si umuntu wanjye se niko mama papa urabona uzamoro se yo kwicara nayabuze ariko rero ndicara kuko cyo nicaza ndagifite ko mama papa ngiye urabizi ye naje nitembera hanga ariko mukuza gutembera kwanje umbwira ko hari umuntu byanga bikunda mushaka mugiye kugana mu buryo bw'ibanga ariko ndavuga ati mama Pampe ntago ashaka kujya kugana mu buryo bw'ibanga unindangiza ngo ngire gute ngo shinyirize mpeze kubujyanye n'iki ngo mpeze kubujyanye no kunuka amakuru ye nagira gute nanyereka iki abanyarwanda uri kumva fata umwanzuro ndavuga ati reka ngire gute mutakariho muko muri kumutakara ambwira ko hari
tukwakiriza wiwe ngagira gute agomba murakoze sera unywa inzoga ibi nibyo by'iwacu mwana reka nawe uri umusinzi nagashyushye nagashyushye mwana ngo nta muntu w'umugabo unywa inshyushyu ubundi subize nagashyushye ndamwitegereza mbona akiri umwana muto se niwe twajaga tuvugana none se ko wajya twajaga tuvugana nkabo nkagira ngo uri umuntu w'umugabo cyane nkaba mbona uri umwana umugabo agaragara ute umugabo agaragara gute reba ntabwo uramera ubwanwa hose ubwanwa ntabwo ari bwo bugabo mu mutwe niho bugabo ko twavuganaga nkumva warakuze ijwi cyangwa se wowe ndibeshye weya ndibeshye ntabwo wakibeshye wibeshye utese cyo twavuganaga nkumva uri umuntu w'umugabo wakuze ufite ijwi rifatika urumva ijwi atari ryo cyenda uva atari ryo ubwo bagusubira urugo ryahindutse banuburiye se ijwi polisi yambwiye ngo bazanuburira birashoboka ni wowe cyangwa ndasigaye inyuma ni njyewe nde wundi ni buride none nkurikira inyuma uvuga wenyine urumva ko ari njye njyenyine ku mubumbe nese ko wari wambwiye ko nta tatuwaje ufite nka mbona uzifite turi ibitabo tatuwaje byose ikibazo umva nanjye kugira ikibazo mwese musore mubaze wenda akabazo gato cyane mama papa usanzwe muzi we kandi wenda hashize n'iminsi cyane wenda byanga bikunda mwitegereza unafata n'umwanzuro wo kwifuza wenda ko mwaganira nawe ngiye bwa mbere nza naje bambwira ko ngo hari surprise ngo yadanje ngo y'umuntu wese ngo byatari ngo by'indani ngo agiye kumukorera arambwira ati yabanje no kuhamagara ngo bino ngo byo kujya ku mazi ko ntabimenyereye tujye Gisenyi tubigenza gute ngo wanshakiye ngano ngo hari amazi avuga ati zano hari amazi ariko mbwira ni he sendi kumara namukuru amaso niba cyangwa atari burya rero no gutereterana kuri telefone nitanje nabuze icyo mvuga wakino niwe cyangwa se ngero uvuga numva sho urumva atari ngewe si ngewe original wadanje usufite imyaka ingahe 29 urumva nakuze se nagarakura ari maribeshya bamubwiye ingahe ho namubwiye ingahe se 29 urumva atanduta kure umva ari ubwo ngiye ndi kumwe n'umwana ahubwo tayari bunda ariko ngiye uri kumwe n'umuntu uryoshye uri kumwe uvuga ngo uri kumwe n'umuntu uryoshye uvuga ndi kumwe n'isukari no sasa rero ngiye ndakubita mbango uvuga ndi kumwe n'isukari nyuma aranje arambwira ati ndashaka ko ahantu wenda hari amazi ndi mu bantu bamurangiye ahanga arangije mu kwanya avuga ko nahagize se ngo murihe ko nshaka byanga bikunda ngo bino bintu bitaza kuza kuba ngo nshaka ko iyo mpano cyangwa se ngo iyo surprise ngiye gukorerwa ibashe kuba kandi ibashe no kuba imbere y'abantu bose uri kumva ikintu yambwiye mvu bwanjye birasanga wenda bincanzemo ko ndavuga ati ndibuze kuza kujya gute kuwatemberera uri kumva rero niba ari wowe kuko uje kumukora surprise ntago mbizi amakuru sinyafite wenda ahubwo ngiye kabisa nani wabitekereje igihe kingana iki cyane kinini ngiye just numvaga justice renga akoresha nkumva cyane kumenya nawe tubyasana urangije avuga ati tugomba guhura byanze bikunze already right now byabaye namubonye nanjye ndi hano inzi yo surprise nayo muraje muyibona yes ntago wabidukora urayizanye se yo murayibona surprise nyine urayizanye surprise urabona aho yashakaga ni wowe urayizanye ku mazi umva nyine wakina ntago surprise yawe urayizanye ndayizanye kudakeka nanjye nayishaka udakeka ndiye wapo tangiye kwicekera ibiki urayizanye urumva ibintu cyatangiye gushyiramo harimo ibindi ese niba utayizanye ni surprise nzanye apana indi yindi surprise sense byari byo ese ni byanyabyo zena jango seriye barahugiye kenshi tukavaringa inkuru ugasanga abantu barimo barayitindaho cyane kubyumva kubyumvisha ugasanga umuntu arimo ariyumva ibindi byo kuhita ikiwe ariko nyamara ngiye bashaka kukavaringa ikintu cyanyacya pana ngo ni byanyabyo Yuzanye ni urayizanye. Uri kugira akana ari gushiramo niko katekeje. Byanyabyo. Byanyabyo arayizanye. Wabapampe surprise ari gutekereza ntago ariyo ngenzanye. None se icyo ndi kwibaza iyo surprise ugiye kumukorera izabyara iki nyuma yaho? Ibindi ni imipango y'Imana. Kwanza abantu tubwire mu mutima w'Imana. Yo kundi kwiyumva right now ndumva na mutima mubi iki byo twari twapanze byo gurabyira bayi. After y'ibyo ni rero nibindi murabimenye murakwikiraho mu kanya. Ariko urayeza. Ndayizanye ese ufite ikibazo cyayo iyo surprise izanye. Kubuyizanye nibyo ndi gushaka.
ubwo kize ngo wayibagiwe wenda ufite iminota inge kugira ngo wenda tukubere wenda shaka ndibona nakuganiriza ufite no kubana nakuraho kamera kugira ngo wenda ibindi bibasha kuba byakurikira nge nta kamera yindi nashyizeho ukurira iki kamera reka oya ntaye nigumize noya mari kuraho kamera noyikure kuko iyo bora gutekereza yirekeremo wakina surprise nzanye ikanje ndajya ngo ngiye guhereza umwanya wenda surprise yigeze ku banyarwanda sinzi ngo surprise imeze gute ikintu kiza ngo nuko yiza amatsiko yamwishe se atyatari ndaje mutemo urarune kanze mutemo gahunda nuko yitemo niyo gahunda asiye umwanya n'wantisha sakuva nabara ari byose gutya kanze mutemo we muretse gato je kunamusa ape wahobeye umuntu mukara wahobeye umuntu yo guma wicaye oya mbabara guma naga ariyo nzanye wasiteka oya nayo nzigize ngo uransize wahobeye umuntu mama apa yasugutamo akantu k'akalingi kakaringi sizi cyari dore naka kaboro akazi bakagira gutya kupfukamye gahore iki ni kigiye kunyambika bayita lingi gahore kamera mfasha bona yikuru umusirimu se yewe ndi umusirimu ariko cyenda bona nari impeta nyine impeta se niyo unera yivise basi kareba mubwire ukamubwira kukunda kuri phone pe kwijwe wari ufite ko ngenda bona uri umwana ntago nayambara umva cyenda bona ngo yaburetse cyenda bona uri umwana kabisa sikungana n'umuhungu waje wakanze se oya nta muntu ujya wanga impano shyiramo gutya wagashira nshaka kirema nibikira reba mu ntoki ukunze nibyanya dukubira iseri urayambika hese umva ntago nyine nasanze uri umwana mani nibyishyiraho umwana afite umutwe ungana umwana ufite umutwe umutwe urayanze nta muntu wanga impano shyiramo shyiramo ariko wumve ko shyiramo ariko umwana urangana n'umuhungu wanjye none se ko byemeye ukabyemera none se aba yagiyemo ntabwo arajyamo neza ntabwo se kuki wemeye kubyambara usigezemo ko wemeye kubyambara ngutsaye ntabwo buriya washana no kubyambara agenda nkabikura ukabikura bishoje kwandikira nzize ko wahobera ngomahobera oya ntabwo namuhobe kubera iki se bigenze nari namutumye twavugana nzi ko ari umuntu mukuru ndabona ari umwe reba ikibara afite reba icyo urabona yagishobora koko bro ndumva amurije agahukumye ntabwo kandi wayambitse oya yamurije already ariko nyita umwana kandi yayambaye wese wowe ukurikirije uko ukomeza ndi umwana wenda gabiraga uri ubwana ni mu mutwe sibyo navugaga rero reka nanjye ntabwo defend ahubwo wowe nshaka kuntu bigaragaza umereke kukuze oya reka nkwereke sibyo iyo umuntu akuraburije ntago nawe wagendera amara sibyo rero oya se kandi oya yavuze ko ndi umwana watangiye gushyuha hari igihe wumva ko umuntu ari umwana cyangwa iki ntago bumvira hariya ntago ariho bumvira hariya uri gushyira izo ntoki babumvira wanze urebe uriya muntu umva se babumvira he ariko mureba ariko barumurebe oya hari umuntu umva se uriya museriveri mani murebe mani mutume ikintu ushaka uyu museriveri murebe mwana yamingeshejeho oya uretse murebe ariko umva mubwire bro nyine njyewe surprise yari nzanye urayibonye ndakeka n'abanyarwanda bayibonye ariko finally birangiye anyise umwana uri umwana gusa nanjye ikintu namubwira right now sibyo buryo iyo umuntu ashatse kwereka yuko ibyo ukoze ari like zero wowe nawe umubwiza ariko njyewe ntago navuga wenda ko afite umwanzuro wo kugenza ko ukabuke oya iyo umuntu agukebeye nawe oya reka tuganire wakoze urugendo rungana iki ni runini cyane kamenye kubikirana Wabapampe umuziki kamenye kwibika mwibere kamenye kubikirana iriya ni zawu mani buriya injenero nyine arankuye none ni for the first time man gusa nyine umuntu yubaha umwanya w'umuntu yamuhaye sibyo sase nawubashye just njye nubashye time ariko birangiye ibyo akoze murabibonye none ku ntego yawe by'ukuntu wamwiyumvagamo oya ubone nanjye byataka ku ntego yawe urababaye kandi ngo wayibere ku ntego yawe mwumvaga urumvaga ari ku ntego yawe ubu urumva wabaye ngo wayibere wakina
Gusa iyo nego wa ukivuza ariko uba umuntu abaye. Ubarababaye mwaye. Reka munyemere gato ngane na Wabapampe iminota mike turi gusoza ikiganiro cyacu. Mama Wabapampe yankukijeho ukuntu usanzwe nkuzi wikome byana kandi ntabwo ujuheza. Ko niko kuri. Uyu wamushyize ku rutonde. Uri amuswera. Ngarabaye kandi mwaye be. Wamushyize ku rutonde. Dore mugiye mwana. Uvane kwibere wakintu. Reka turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu niho hamwe turi kugana ariko ndagira ngo wenda byanga bikunda abanyarwanda bashaka ko rero bino bakagira ngo nabijyanye byabindi abantu bose bigo babona gutyo gusa impamvu ngira nje kugira ngo babibone gutyo si bari kubira ko ari serious ariko rero ntago namukurira mwako ngomba kumuyibere sindi mwa abantu bose bare uko niko kuri nyine ntago wagendera nyuma y'ibingibi byabaye ukemera kwambara ukunguko utumini n'iki n'utundi tuntu tundi mbona nazi noneho yewe amabere washyize hanze n'iki n'iki ko nako nashyize hanze nayeretse abantu sisi ndimweretse none nyuma y'ibingibi harakurikiraho ikirere cyangwa ugiye kumbwira ngo sinyibe kamera byawe ngo wigendere nyuma y'ibingibi kankubwira genza ategereza umuntu mukuru uyu ni umwana ni umupeti niba ari umutungo wanjye araje kureba azabanza kure igendere bubu azabanza kure reka nkureho kamera byange kuza muracyara kuganira ushaka gusanga n'ibintu byinshi cyane oya bro wikuraho kamera oya wait nyine oya wikuraho kamera oya wikuraho ntabwo oya ibintu byagiye hanze ibintu byagiye hanze none se kujyana n'ibyo wikuri gukuraho kamera reka nyikureho reka abantu benshi bakunze gukurikira ibiganiro bya Fani TV show babaza imishi bakunda badukumbuye bari maze n'imishi bakumbuye wenda ibiganiro nk'ibi mu buryo bugiye butandukanye dukunda kwinjira mu nkuta zitandukanye atari za nkuta ziri bakunda kuvuga ahubwo ku nkuta z'amakuru ndetse no mu nkuta z'amabanga no mu nguni zose mu nguni imparo zizeza URT bless impamvu naje ku munsi kukavaringa inkuru hari benshi ari nk'uriganya ijambo ariko nyuma y'ibi ngibi wait urimo murandiganya ijambo kandi ndavuga ngo ni ijambo ariko ngiye abaye amajambo nago nshaka ko tuza ko oya reka tubishire hanze man wishaka guyenza reka nkubwire wenda ngiyewe wenda anyise ngo ndi umwana sibyo gusa muri ngiye muri mind yanjye ndi umuntu mukuru n'imyaka yanjye nagari y'abana gusa ikintu namubwira urabona ngiye ndi umusore sibyo wenda ngiye nubashye time yiwe kuba tukubamba mwanya ngo duhuza ariko no umukecuru nanjye nsanze ari umukecuru reka mbivuge oya twabonaga kuri phone bro amafoto reka nkubwire reka maze umustar nanjye ndi umustar ndazi amavideo nanjye amavideo nanjye ajya hanze ni wateze nateze nayagira ategesheje ariko nogire ntabwo wanegeye wait nkubwire urumva so wavirema ariko urumva bro hanyuma ngewe reka dusoze ikiganiro cyacu oya wait uretse mvuge ibintu nshaka ko ari ibintu nshaka guha abanyarwanda hari nshaka kubereza abanyarwanda wakatishije rimira kurangira urumva nanjye nsanze ari umukecuru nari namwubashye kuko bwata kandi usanzwe umuzi oya ku ma video nyine bwo nyine ibintu birahinduka bro narasabe guhindukiye aka kanya gusa ugereka reka mbaho kuri bisabe guhindukira mutegereze sibyo boro muvigiye kujya hanze nibwo muzabona types zanjye z'aba baby ziri mu musa ari umukecuru ugira ikibero nawe uyu mukecuru kibero cyane nta nubwo narebaho mama afite ikibero kimeze gutya wowe bategereze reka bategereze reka ko mfite akazi kenshi nta mukecuru ugira ikibero kiyaga gutya mwanya nabaho ndabisubire mugana oya wowe uretse mubwira akantu wowe mugiye kwitega muri no minsi mukavaringe musubire mukavaringa izi ntuze zanyu wenda kuyase oya ntabwo twazikavaringa skandali zanyu ndabyo mabapa ntabwo watumye atega uri kumva utuma yemera kuza aho musubire mugana